dutangiye filime kacu kanone aho dutangiranye n'umukobwa wari uryamye mu muhanda gutyo, ntabwo tuzi ngo byagenze bite. Kumbi kundi ruhande hari undi mugabo wari uri mu modoka warimo akibaguzwa gutyo nyine. Umugabo agera gukita acumura kamera yari iri mu modoka, hanyuma muri ukamwe nyine ikindi cyabaye umugabo agera gutyo arongera arasohoka arimo aseka nyine. Umugabo akomeza aza yigira umukobwa uryamye ahangaha mu muhanda nyine, ntabwo tuzi ngo byagenze bite, gusa turasobanukirwa. Hanyuma umugabo agera gukitaza ku mukobwa uranga afungura agakapu yari afite. Umugabo agera gukita akuramo ikintu kimeze nk'urufunguzo, hanyuma umugabo arongera agaruka ku modoka. Kumbe ku rundi ruhande rw'imodoka hari akagare k'abafite ubumuga. Umugabo agera gukitaza afungura umunyururu wari ufunze akagare kari ahangaha nyine k'abafite ubumuga. Umugabo arongera agaruka ahangaha, hanyuma muri uko kamwe umugabo akiri muri ibyo ngibyo, hari abapolisi babiri bahise baza bamusanga bati turi kuri location ya 711. Hanyuma muri uko kamwe umugabo agera gutya itagaruka kuri wa mukobwa uryamye hasi. Umugabo agera gutya aramwigura, ntabwo tuzi ngo nibiki biri kujya mbere hano nyine. Hanyuma umugabo agera gutya kuri wa mukobwa azamuganisha kuri ka kagari k'abafite ubumuga. Umugabo agera gutya yicaza wa mukobwa wari uri hasi, ntituzi niba yasinziriye cyangwa se yanapfuye. Hanyuma umugabo agera gutya amwicazaho, hanyuma umugabo agera gutya amuhereza telefone, amushyira na telefone mu ntoki, ashyira amarinete gutyo mu maso nyine, bisa nk'aho arimo arajijisha nyine ngo batamenya ko uyu mukobwa nyine yasinziriye cyangwa se afite ikibazo. Hanyuma umugabo amusiga gutyo nyine. Hanyuma nakindi cyabaye polisi yaje igana aho umugabo ari nyine. Umupolisi ati wa mugabo umeze neza? Umugabo ati cyane rwose nyakubahwa, ati nta kibazo. Polisi ati ariko twakiriye nomero ya telefoni duhamagara hano itubwira ko hari ikibazo cyabaye, ati buri kimwe kimeze neza. Umugabo ati cyane rwose polisi, rwose ibintu bimeze neza, ati ngiye na mushiki wanjye rwose hano tumeze neza nta kibazo. Polisi ati hari ikintu kidasanzwe se mwabonye cyangwa se nk'abantu nyine wakekara? Hanyuma umugabo ati shati wapi rwose, ati nibwo tugeze hano mu minota mike itambutse rwose ngiye na mushiki wanjye, ati nta kibazo rwose. Hanyuma umugabo uri aho ngaho nyine akomeje kuvuga ko uranga ari mushiki we, gusa twe twabonye ko nyine ibintu biranga bisa nk'ibidasobanutse. Hanyuma polisi ati ariko ntabwo wemerewe guparika hano. Umugabo ati ndabizi rwose, ati ndabizi rwose mumbabarire rwose nsabye imbabazi. Ati nyine urumva byasaga nk'ari bwo binyoroheye nyine kuzana mushiki wanjye hano mu kagare nyine ngamushyira hano nyine, nibwo byasaga nk'ibinyoroheye nyine guparika hano. Hanyuma barakwereka iminota 20 nyine byari bibaye nyine iminota 20 kugira ngo batwere biriya bigereho nyine, cyangwa se batwereke uriya mugabo nyine arimo arashyira umukobwa mu kagare. Batangira batwereka wa mugabo ni wari uri mu kagare imbere nyine. Hanyuma wa mukobwa wari uryamye hasi agera gutya afata umunyururu cyangwa se ikaburi nyine araza zirika akagari kafite ubumuga umugabo yari yicayemo. Hanyuma umukobwa agaruka muri ya modoka, bisa nk'aho ya modoka ari niyo uyu mukobwa nyine. Hanyuma umukobwa agera gutya bacanye imodoka, hanyuma umugabo uranga barikanze, umukobwa acana moteri nyine. Umugabo ati wa mukobwa ibyo bintu ntabwo bishimishije rwose, ati ntabwo bishimishije rwose, atuzi ko umwanzi. Hanyuma umukobwa yaragisereraza yegera umugabo ahari yari mu kagari nyine. Hanyuma umugabo ati urimo urakora ibiki muko? Ati hagarara. Umukobwa aza yegera umugabo ashaka kumugonga nyine. Umugabo ati we ati uri mu biki muko? Hanyuma umugabo atsimbura akagare ashaka kuva aho ngaho ngo agende, akagare arasanga bakaziritse nyine, hari nako imodoka izimusatira nyine. Umugabo ati wa mukobwa turi mu biki kuko? Hanyuma umugabo abonye imodoka igiye kumugonga igiye gushyita ava mu kagare nyine, ahita akandagira hasi bisa nkaho yafekaga cyangwa se yigiraga nk'aho afite ubumuga nyamara ntabwo afite nyine. Hanyuma umukobwa agera gukita aparika nyine ntiyamugonga. Umukobwa ati ndagufashe rwose. Umugabo ati umuvuze uravuga ibiki muko? Ati urimo uravuga ibiki? Umukobwa aza yegera umugabo urangaha. Umukobwa ati ibyabaye byose, ati kamera yanjye iri hariya mu modoka yabirikodinze, ati ubutubuzi bwawe rwose burarangiye, ati aka kanya ngiye guhamagara polisi. Umugabo ati oya ati rwose, ati wa mukobwa ati mbabarira, ati rwose uyihamagara polisi, ati ndakwinginze rwose.
ati nyumva muko rwose ati ndabizi ko ibintu nakoze nyine atari byo, ndabizi ko ari amakosa rwose, ati ariko umukobwa wanjye rwose umukobwa wanjye yitwa Stephanie ararwaye ararembye rwose, ati kandi ntinabona amafaranga yo kujya kumuvuza rwose biraza kuba bibi cyane rwose. Umukobwa ati ariko hari uburyo bwinshi bwo gukoreramo amafaranga. Umugabo ati ndabizi rwose, ndabizi nyine, ariko maze igihe ndi guhiga akazi rwose, ati maze igihe ndi guhiga akazi ariko nta muntu n'umwe ushaka kumpa akazi, abantu bose baranyanze, ati nta muntu n'umwe ushaka kumpa akazi, ati rwose nyumva ati nakomanze kuri buri muryango wose rwose nahize akazi, ati narakabuze neza, ati wihamagara polisi rwose, ati ndakwinginze rwose ntabwo nzabisubira, ntabwo nzongera kuza gutuburira abantu ndi mu kagari k'abafite ubumuga. Kumbe muri uko kamwanya ikigo cyageze gikora mu isakoshi y'umukobwa gikuramo urufunguzo. Umukobwa ati nakakugiriye impuhwe ariko wakabaye wasabye imbabazi hakiri kare, ati ntabwo wemerewe kujya gusaba amafaranga abantu ubabeshya wigize umutubuzi. Kumbe muri uko kamwanya polisi niyo yatangiye kubaza nyine ikibazo gihari nyine, gusa umukobwa ntiyagira icyo asubiza polisi nyine, ahubwo ahita yikupa. Hanyuma nta kindi cyabaye, umugabo agize gutya itafata umukobwa gutya aramukomeza, umukobwa yitura hasi, umugabo agira gutya yaza yirukanka agana ku modoka y'umukobwa. Hanyuma ikigabo cyagize gutya cyita cyinjira mu modoka y'umukobwa bisa nkaho hari n'igijura cy'igitubuzi nyine. Hanyuma ikigabo gihita gikingaho, umukobwa aje gufungura urugi rw'imodoka yiwe asanga ikigabo cyafunze. Umukobwa ati fungura umuryango, ariko ikigabo cyita kimwirikana ko atakiza imodoka nyine. Umukobwa ati fungura, ariko ati fungura. Ikigabo cyahise cyinjira mu modoka nyine, nayo ubwo kiba kirayitsindiye, kigera gutya cyita gifata ya kamera umukobwa yakibwiraga ko yari kodinze ibintu byose nyine, cyita kinayicumura mu modoka. Hanyuma umukobwa akomeza kurwana n'urugi rw'imodoka narwo. Hanyuma nta kindi cyabaye, umukobwa agize gutya araza yitamena ipine ry'imodoka hano. Hanyuma kuko mwanya urugi rw'imodoka n'ubwo rwahise rufunguka nyine. Hanyuma umukobwa araza arafungura, mu gihe ari gufungura gusa umugabo nawe akomeza gukura urugi, umukobwa akurura afungura, umugabo nawe akomeza afunga. Hanyuma bakomeza kurwanira urugi, umwe afunga undi afungura. Hanyuma ukamwanya umugabo yagize gutya basunika urugi barukubise umukobwa bayikubise hasi. Hanyuma muri ukamwanya nta kindi cyabaye nyine, tugaruka hamwe byari bigeze nyine, ari naho umukobwa yese yikubita hasi nyine, ikigabo cyahise kimufata kimuzana mu kagari k'abafite ubumuga. Hanyuma muri uko mwanya muri telefoni y'umukobwa hari umusore wahamagaraga bita Alex. Hanyuma polisi ikabaza ati ese uko umukobwa adafite telefoni ibintu byose bimeze neza, ati ibyo bintu mbona bidasanzwe. Hanyuma ikigabo cyagize gutya gitangira guhamagara umukobwa kimuhimba ngo Michelle, kiti Michelle, ati ibintu byose bimeze neza, ati Michelle, ati bimeze bite. Hanyuma ikigo kiti polisi ati murabibona rwose ko ibi hajya bigera rwose nyine, hajya agira gutya agasinzira ahantu hose turuka ubona yasinziriye nyine, atakunda gukoresha ibinini nyine bigabanya uburibwe nyine, nibyo bimufasha bigatuma agenda nasinzira ahantu hose. Ati ubu rwose yafashe doze, yafashe ibinini byinshi noneho, ati niyo mpamvu ubona na telefoni iri mu biganza nyine kuyifata byamunaniye, ati mwihanganire gatoya. Hanyuma ikigabo kigera gutya gifata telefoni nyine kiba kirayikubye. Hanyuma gitangira kwihamagarisha nyine kivugisha kiti mama, ati bimeze bite mama, ati rwose ni ngiwe rwose, ati nta kibazo rwose, ati ngiye mama. Hanyuma polisi itegereje imodoka ibibona nyine ibintu byasandaguritse mu modoka. Kigabo gikomeza kwivugisha kiti sha Michelle yongera arasinzira rwose mama, ati Michelle rwose yongera arasinzira, ati ariko mu kanya turugiye kuza. Hanyuma polisi babonye mu modoka ibintu byasandaguritse bahise batangira gukora ku mbunda. Hanyuma polisi ati nibiki byabaye hano gute, ariko ati hano haba habaye impanuka cyangwa haba hari ikindi kintu cyabaye. Umugabo ati bujya buyati ati nta kintu rwose cyabaye, ati nyine ati umugabo polisi ati fungura imodoka yawe, umugabo ati fungura imodoka yawe, ati gira vuba fungura imodoka yawe. Kumbi imodoka nyine bisa nkaho yanifunze kandi uyifungura ari umukobwa nyine. Kigabo kigiye gutambuka kibuna bakiziritse amaguru. Polisi ibibonye nayo birikanze ati wa mugabo arafungura imodoka yawe. Hanyuma polisi nyine ikomeza gutegeka umugabo gufungura imodoka no kubakura ku mbunda nyine. Hanyuma ukamwanya umukobwa nawe barakangutse ati ntago ari bubishobore, ati ntago ari bubishobore gufungura iriya modoka. Hanyuma umukobwa agira gutya avuye mu kagare.
hanyuma umukobwa rero yatangira gutambuka n'amaguru nyine, polisi birikanze nyine yarize ko uri mu kagari hano afite ubumuga. Umukobwa ati iyi modoka ni yanjye. Hanyuma ikigabo kirangana cyo bwoba burakica nyine gitangira gukibaguza, gusa polisi nayo iranga bisa nk'ibyo byayicanze nyine, ati musabye gufungura imodoka, ati turayifunguye ngiyi. Hanyuma ikigabo kiranga nyine nacyo bikomeza kugicanga nyine. Hanyuma umukobwa aratangira kuvuga ati ibi biranga rero byangiritse nyine kubera ko ngiye n'uyu mugabo twarimo turwana nyine, ni umujura nyine ushaka kunyiba nyine, yinjiye mu modoka yanjye ntamuha uburenganzira. Hanyuma afata ibimenyetso nyine nari mfite by'ibyaha byiwe nyine, arabisandaguza arabimenagura. Umugabo ati huye rwose, ati ntago ari ko bimeze. Umukobwa ati nagerageje kumuhagarika, ati ahita nsunikisha urugi rw'imodoka nikubita hasi. Hanyuma atangira kwigira nk'aho ari umuvandimwe wanjye nyine, cyangwa se ari musaza wanjye nyine tuvukana. Ati mu by'ukuri nyine uyu niwe mutubuzi wa mbere tugira muri iyi karitsiye, ati niwe munyabyaha w'umutubuzi wa mbere tugira muri no karitsiye wigira nk'aho nyine afite ubumuga, ubundi agatangira gusabiriza amafaranga, agenda yisabiriza amafaranga ahantu hose. Ati rwose uyu mugabo natwe yaraducanze, niwe mutubuzi wa mbere tugiye muri karitsiye. Umugabo ati buye, ati rwose umukobwa arabeshya, ati ibi byose ntago ari uko bimeze, atarabeshya. Ati uyu nta kimenyetso ufite na kimwe. Umukobwa agira gutya yita akora mu mufuka w'ishati y'umugabo, kumbe kagakamera umugabo yagahishe mu mufuka w'ishati yiwe nyine yambaye hano. Umukobwa ati koko, ati reka nze turebe. Umukobwa agira gutya afata kamera yari yafashe ngo ibyabaye byose nyine ayihereza polisi. Umukobwa ati ubundi dore byose bijya gutangira naho ngaho byatangiriye. Hanyuma polisi nyine batangira kureba ya mashusho nyine, kamera y'imodoka yari yafashe mbere nyine, mbere ko byose biba nyine. Hanyuma nyine polisi nayo yararebye nyine ibona ibyabaye nyine byose. Hanyuma ikigabo cyagize gutya gishaka kwirukanka ngo gicike, kumbe cyari kibagiye ko amaguru yacyo nyine bayaziritse. Hanyuma ikigabo nyine kitura hasi gutyo. Polisi nayo bari bafashe ku mbunda rwose nyine biteguye kwita bashyira hasi nyine. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine, abapolisi bahise baza nyine gufata umugabo nyine uri ahangaha nyine wigize umutubuzi nyine w'umujura nyine. Hanyuma polisi bwira ikigabo kiti abati rwose uraza guceceka, ati ibintu byose uribuze kuvuga urabivugira mu rukiko. Hanyuma rero nta kundi byagenze nyine, naho ngaga filime kacu karengera kuri naho dusoreza. Ngusaba gukomeza kubana natwe, ukora subscribe, like, share na comment. Wakoze cyane.